Hello everyone, I hope that you are doing okay. Kuri mikoro zanyu nk'uko bisanzwe, muri kumwe na Soundman the teacher. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe poeme yitwa Building the Nation, yanditswe n'umugabo Henry Barlow from Uganda. Mbere na mbere niba utarakora subscribe kuri YouTube channel yanyu, ibagezaho book analyses, especially for those who learn literature in English. Wakora subscribe kugira ngo bitazajya bigucika. Poem Building a Nation ni poeme uyu mugabo yanditse ashaka gusobanura uburyo bugiye butandukanye the leaders uses their power. Yashakaga gusobanura ukuntu abayobozi bakoresha imbaraga mu buryo butandukanye, abakoresha imbaraga mu buryo bwiza, abazikoresha mu buryo bubi, cyangwa se abakoresha imbaraga mu buryo budakwiye. Yifashishije poeme yagize ati: Today I did my share in building a nation. I drove a permanent secretary to an important urgent function. In fact, the luncheon at VC. The new menu reflected its importance: cold bell beer with small talk, then fried chicken with nice ties, wine to fill hollowness of the loaf, ice cream to cover the stereotype jokes, cover to keep the peace awake on the return of journey. I drove the permanent secretary back. He yawned many times in the back of the car. Then, to keep awake, he suddenly asked, "Did you have any lunch, friend?" I replied, looking straight ahead, and the secretary slimming at his belated concern that I had not, but was slimming upon with, he said with seriousness. He amused more than annoyed me. Mwananchi, I too had none. I attended to matters of state, highly delicate diplomatic duties, and friend. It goes against my grain, causes me stomach ulcers and wine. He continued, yawning again, the pain we suffer in building the nation. Iyi ni poeme ikunze kugora abanyeshuri cyane kubera yuko isangwa mu bitabo byo mu wa gatanu, mu bitabo byo mu wa gatandatu, kandi bakunze kuyibaza cyane muri Education of Rwanda. Isa nkaho ari poeme ikomeye kuyanaliza, kuko hari ubwo bakubaza the subject matter of poem, cyangwa se ibiri kuba muri poeme ni ibihe. Ifite umutwe witwa Building the Nation, bisobanuye se kubaka igihugu, gucontributinga power yawe mu kubaka igihugu. Ese koko igihugu baba bubaka ni ikihe? Ni bande bacyubaka? Iyi poeme irimo abantu babiri. Irimo umuntu umwe wari utwaye uwo bita secretary cyangwa se secretary. Irimo abantu babiri, ariko yatangiye agira ati uyu munsi nakoze akazi kanjye, nakoze ibyo nakagombye gukora mu kubaka igihugu, cyangwa se mu bufatanye bwo kubaka igihugu, kubera yuko natwaye permanent secretary, ariko mujyana ahantu h'ibanga, mujyana to an important or urgent function, mujyana ahantu h'ibanga ariko hihutirwa. Ati kuko aho hantu ni to luncheon at the vice. Iyo tuvuze lunch tukongeraho luncheon, tuba tugeze ahandi ho kuvuga ku biryo bya saa sita, cyangwa se iyo twagiye kurya ibiryo bya saa sita. Lunch wongeyeho luncheon, that is English suffix. Iyo turimo twanaliza poeme, hari ubwo ushobora gusoma title ukayumva ariko ibindi birimo ntubyumve. Kubera iki? Poeme
hagenda harimo utuntu tugiye dukomeye cyane, ugasanga nk'ijambo lunch rirakunaniye kubera ko bongeyeho eon English suffix. Be careful, ni ibintu byoroshye. The menu reflected in simple tense. Ati ako kanya menu ni ka kantu cyangwa se ka gapapuro bandikaho ibyo kurya, ati dufite boilo, dufite iki n'iki, hariho n'ibiciro byayo. Ati menu itangira gukora akazi kayishinzwe, ubwo urukumva yari igeze kuri wa mugabo atangira kuyisoma. Cold bell beer with small talk, then fried chicken with nice thighs, wine to fill the hollowness of the loaf, ice cream to cover the stereotype jokes, coffee to keep the peace awake on the return of journey. Ati uwo mugabo yafashe byeri ikonje, ya byeri ikonje ayinywa yitonze, ayinywa avuga yitonze. Then fried chicken with nice thighs, atangira gufata icyo bita fried chicken ngo ifite udukaruvati twiza, ubwo yari isize ibirungo. Ubu ni literary techniques cyangwa se ni imizimizo ibirimo irakoreshwa ahangaha. Wine to fill hollowness of the loaf, ati arenzaho n'akawine kugira ngo ataza no kongera guseka, arimo arasibanganya ibimenyetso. Ice cream to cover stereotype jokes, ati arenzaho ice cream kugira ngo ahindure cyangwa se yongere ajijishe jokes zize guhinduka, ubwo yari arimo yiyoberanya. Coffee to keep the peace awake on the return of journey, yongeraho n'agakofi kugira ngo naza kongera kugaruka mu rugendo aze kuza yahaze, buri kimwe cyose yagihinduye, yicara atuze mu modoka bamutwara iyo bagomba kumujyana. I drove the permanent secretary back, ati narongeye ndamutwara uwo permanent secretary cyangwa se umwanditsi mukuru, secretary ushinzwe ibintu byo kwandika. He yawned many times in the back of the car, ati yagiye yayura inshuro nyinshi cyane inyuma mu modoka kuko niho yari yicaye. Then to keep awake he suddenly asked, mu gihe mukanguye ahita ambaza muri ako kanya, did you have any lunch my friend, ati waba wigeze urya ibya saa sita nshuti yanjye? I replied looking straight ahead, ati ngiye namusubije ndimo guhakanya umutwe cyane, kuzunguza umutwe. And the secretary smiling at his belated concern, ati uwo musekreteri we yakomeje gusliminga. Gusa iyo tuvuze gusliminga ni uburyo bwo kugabanya, gusa nk'ugabanya ibintu biri mu nda yawe wariye byinshi. Atakomeza guhangana n'ibyo yiririye mu nda, akomeza kwihangana n'ibyo yariye mu nda mu gihe ngewe yari arimo kumbaza ko nariye. Did you have any lunch friend? I replied looking straight ahead, and the secretary slimming as his belated concern. Akomeza guhangana n'ibyo yariye mu nda nk'ibimureba, nta kindi kintu cyari kimureba. That I had not, but was slimming. Mubwira ko nta n'ikintu nigeze nkoza mu kanwa, gusa we yakomezaga ahangana n'ibyo byo yariye mu nda agenda bigabanya. Upon with he said with seriousness, kugeza ubwo yatangiye kuvuga ari seriye cyane. That amused more than annoyed me, akugezaho ngewe naguye mu kantu ngira nkaho ari kunyirengagiza. Mwananchi, I too had none, aramusubiza ati Mwananchi, nanjye nta kintu nariye rega. I attended to matters of states, ati nawe urabizi yuko nari nitabiriye ibibazo bya state. Iyo tuvuze state is taken as a country, a small country cyangwa se a small society, a small bifatwa nk'aho ari nka leta ntoya, agahugu gatoya ariko ka state. Aravuga uti nawe urabizi yuko mba nitabiriye ibibazo by'abaturage, ibibazo bya rubanda, highly delicate diplomatic duties, kandi nawe urabizi ko impamyabumenyi mbifitiye ari iyo gukora ibyo bintu. And a friend, it goes against my grain, causes me so much asla and wine. Ati mushuti wanjye, ati shahu nanjye birancanga cyane, bikantesha umutwe, bigatuma ngira ububabare bwo mu nda, bigatuma nsonza. Niko yashaka gusobanura. Umuyaga ugaca mu nda, iyo umuyaga waciye mu nda ni ukuvuga ko nta kintu kiba kiri mu nda, ubutari.
He continue yawning. The pain we suffer in building a nation. Yakomeje kwayura. Ubwo nibwo bubabare duhura nabwo iyo turimo twubaka igihugu, cyangwa se iyo turimo gutanga imbaraga zubaka igihugu. Iyi poeme iri full of metonymy cyangwa se metonymia. Iyo tuvuze metonymy, you have to consider about literary techniques. Metonymy ni literary techniques, aho usanga statement cyangwa se ijambo riri kuvugwa mu buryo butandukanye, ariko turi kuvuga ikintu kiri closely meaning, turi kuvuga ubusobanuro buri hafi y'icyo kintu. Metonymy ntabwo irasa ku ntego ivuge ikintu, nta hantu iza guhurira na literary techniques yitwa irony, cyangwa se abenshi bakunze kuvuga ngo ni iron. Literary techniques, iyi ngiyi metonymy, ni ahantu uvuga ikintu ukakibusanya n'ikindi, ariko icyo uri gusobanura kiri hafi y'icyo kintu. Aba bagabo bavuze yuko bari ku building a nation, bari contributing their powers to build a nation, ariko nation bubakaga ni inda yabo, kandi n'aba builders babikoraga ni aba bagabo babiri bari barimo kubaka nation yabo. Niko tubyita. Uranariza, ntago poeme ujya kure y'uwayanditse, kuko iyo ugiye kujya kure y'uwayanditse uba ukoze amakosa cyane. Iyo ushaka kumuvuguruza wandika iyawe. Muri bio ya YouTube ndibuza gushyiramo full analysis, sub questions and their answers. Muri make iyo poeme nicyo ishatse gusobanura: ku building a nation itari y'igihugu, y'inda yabo, kandi ugasanga umwe aragenda akanyunyuza mugenzi w'imbaraga, agakora ibyo atagakwiye gukora, kuko umwe yaragiye ararya asiga mugenzi we mu modoka, agaruka yijijishije, amubwira ko hari utuntu yaragiye gukemura kandi yaravuye kwirira. Bitagakwiye kuba bimeze gutyo. Thank you so much. Mwari kumwe na Soundman the Teacher. Mukomeze mukore subscribe kuri YouTube channel yanyu kugira ngo dukomeze tubahereze ubwino mu bitabo. We have to do a lot of books, poems, riddles, ibintu byose tukabisobanura mu Kinyarwanda kugira ngo dukomeze twige. Thank you so much. Keep subscribing. We love you. God bless.